which means it's going to be a hub of a lot of sports and a lot of entertainment. So we're going to have, as you can see, here a football pitch. So it's a 5x5 standard, it's actually international standard measurements. So this is going to be hosting friendly games, but we're also planning to do more like a 5x5 league. So the same, we have a basketball court, also 3x3. It's going to be hosting games. We have indoor golf, indoor tennis. We are going to have bowling as well. Still waiting for those equipment to come. On this other side, we're going to have a big gym with spinning. No, it's called actually e-biking. E-biking. We're going to have e-biking in a whole room of e-biking, where you can just come with a group of friends and just put any road inside. You could say maybe let's just go to Shorongi. Program with Shorongi and then you just go on that. You race and you see everything on the screen. So we're going to have that, the gym as well. We're also going to have games. So we have video games, we have arcade games, all that. On top of that, we're going to have, of course, refreshments, restaurants, bar, and also, so that's a VVIP suite. People are going to VVIPs who prefer to have their own privacy. So that's their lounge. And they're going to be actually following everything that's happening here, there. So that's the whole sports and film complex. How did the idea just come? How did it come to life? Okay, so actually it's a mix of passion and also exposure. I would say passion because I'm myself. I love entertainment. I love sports. Those are the things I really love. And number two, it's exposure. When you travel a lot, you get to see things that other places have, and you get an inspiration. So I've traveled some places. Also, there's even something like this in China, but it's just a football court. Actually, when you guys go, we're going to see that many cities do have on their rooftop, they have football pitches, and it's really look nice. So when we came here, we found this building. Actually, this is the only building you can be able to do such a thing in whole Rwanda, because you have enough space to have all these courts and everything. So it's ideas that I've been picking up here and there, but also a mix of passion, and also number three, the vision that our bakunzi ba Disentensi, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose. Byo murimo gukora byose bitandukanye, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Disentensi, wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukibanira aho tukugezaho updates zitandukanye ku mirimo minini y'ubwubatsi n'ibindi bitandukanye, byose tuguha amakuru atandukanye, tukumenyesha, tugusobanurira byinshi bitandukanye. Hari bamwe mu bakunzi bacu badusabye kugira details cyangwa se amakuru tubaha atandukanye kuri Kigali Universe nka kimwe mu bikorwa bya siporo cyangwa se ibikorwa by'imyidagaduro birimo byubakwa, bizanye udushya dutandukanye mu Rwanda, kuko hari byinshi bitari bisanzwe. Natwe kubera cyangwa se duharanira kubafasha kugira byinshi dusobanurira abakunzi bacu, tubaha amakuru atandukanye nk'ayo ngayo, twemeje kuba twabikoraho ubundi tukabaha byinshi bitandukanye, tubasobanurira byinshi kuri no Kigali Universe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Disentensi, urasabwa gukanda subscribe kugira ngo ubundi tujye dukomeza twibanire tukugezaho amakuru nk'aya ngaya cyangwa se byinshi bitandukanye nk'ibi ngibi. Kigali Universe ni complex iri kubakwa n'umushoramari uzwi nka Coach Gael, usanzwe yakorana na Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi batandukanye muri business y'umuziki. Afite ibikorwa byinshi bitandukanye cyangwa se business zitandukanye, aho twavuga wenda usibye ibyo ngibyo gufatanya n'abahanzi, hari nuko yaguze ino kipe ya UGB, United Generation Basketball Club, akaba ari n'ibindi bitandukanye cyangwa se business zitandukanye. No mushoramari azwimo hano muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ndetse no muri Amerika no mu bindi bihugu bitandukanye. Nkuko yabitangarije ibinyamakuru bitandukanye, nyuma y'uko amaze kubona iterambere riri mu gihugu cyangwa se umutekano uri mu gihugu n'ibindi byinshi biri kubera mu gihugu bishyashya bitandukanye, uburyo abanyamahanga bagana igihugu cy'u Rwanda batandukanye baje kwishimira ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda, baza kuhakora ibitaramo, imyidagaduro itandukanye, ndetse akaza no kubona CHIC nk'imwe mu nzu iri strategique iri mu mujyi wa Kigali, noneho mu mujyi rwagati. Yahise abona ko igisenge cyayo cyangwa se rooftop ya CHIC ishobora kuba yakorerwaho ibikorwa bitandukanye kandi bishobora kubyara umusaruro muri z'abashoramari. Rero yahise ahabona nk'amwe ashobora kuba yashora imari hakamubyarira umusaruro.
aribwo yahise agira igitekerezo cya Kigali Universe, akaba ari umushinga uri kubakwa ku buso bwa metero kare zisaga 6,000 nk'uko twabivuze nyine ku gisenge cya CHIC cyangwa se kuri rooftop ya CHIC, aho ateganya ibikorwa ko byo kubaka ino Kigali Universe bizamutwara asaga miliyoni imwe n'igice y'amadolari, asaga miliyari 2 z'amanyarwanda. Urumva ko ni amafaranga menshi kabisa. Umushinga wa miliyari 2 ni amafaranga menshi, biteganyijwe ko uzuzura mu kwezi kwa karindwi kuno mwaka 2024. Aha rero hari kubaka ibikorwa bitandukanye, aho twavuga nka flyover cyangwa se twageranya n'ikiraro abantu bazajya bacaho bazamuka bavuye muri parking direct, bagahita bazamuka bakagera hejuru kuri rooftop, batiriwe bajya guca mu nzu ngo babe baca muri za escalier cyangwa se mu ascenseur elevators bazamura zibageza hejuru. Iki kiraro kikaba kiri kubakwa mu cyubakishwa ibyuma, hari hazwi nko muri parking, kikaba kitaziharira parikingi yose nk'uko muri kuyibona, ahubwo ni igice kimwe cya parikingi, ariko hagana hirya hegereye umukingo kuno muhanda umanuka ujya downtown cyangwa se muri gare yo mu mujyi. Akaba ariho hari icyo kiraro kizajya kizamuka nk'uko muri kuyibona, kikazamura abantu bakaba bakizamukiraho bakazamuka bakagera hejuru kuri rooftop, cyangwa se ariho hazaba hari ibikorwa nk'ibyo turi kuvuga bitandukanye by'imyidagaduro, imikino itandukanye nk'uko tugiye kubivuga hasi. Uko u Rwanda ruri kurushaho kuba igicumbi cy'imyidagaduro mu buryo butandukanye, yaba ari imyidagaduro ijyanye n'umuziki cyangwa se imyidagaduro ijyanye n'imikino itandukanye, nibwo uyu Coach Gael cyangwa se no mu rwiyemezamirimo no mushoramari yaje kubona ko hano kuri CHIC ashobora kuba hakorerwamo imikino itandukanye ishobora kuba yakongera imyidagaduro cyangwa se yatuma Kigali irushaho kuba igicumbi cy'imyidagaduro, irushaho kuba igicumbi cy'abashaka kuryoshya cyangwa se abashaka kuba bakwishimisha mu buryo butandukanye. Aribwo yazanye imwe mu mikino itagaragaraga mu gihugu, cyangwa se no guteza imbere imwe mu mikino itari imenyerewe muri Kigali, aho yashize ikibuga cya mini foot hano hejuru. Uko turi kubivuga hano muri Kigali Universe, mini foot izaba isakaye, cyangwa se imikino turi kuvuga ngaha nuko ni imikino izaba isakaye cyangwa se iyo twita indoor sports. Akaba rero ari imikino izaba irimo mo imbere kuko hasakaye, hubatswe mu buryo bugezweho. Noneho ino mini foot akaba ari football ikinwa n'abantu 5, ubwo ni ikipe y'abantu 5 n'indi kipe y'abantu 5, ubwo ni ikipe ebyiri, cyangwa se mu kibuga hazaba harimo abantu 10, 5 ku ikipe imwe na 5 ku yindi kipe. Akaba rero ari football, ikibuga cyarangije kugeramo ko muri kubona tapi irimo, akaba ari bikaba biri kuri standard iri international, ndetse kandi akaba arimo n'ikibuga cya basketball gifite paniye imwe, aho izajya ikinwa n'abantu 6, ubwo ikipe imwe abantu 3 indi abantu 3. Ariko igitangaje cyangwa se ikiza kuri iki kibuga nuko gishobora kuzajya kinahindurwamo ikibuga kizajya gikinirwamo boxing cyangwa se iteramakofe, aho uyu Coach Gael yavuze ko yifuza kuyategura amarushanwa atandukanye cyangwa se ahoraho kugira ngo azamure impano ku mukino wa box, dore ko uno mukino atari umukino ukunze gukinwa cyane hano mu Rwanda, ariko akaba yifuza ko watezwa imbere, impano zikazamurwa zikabonaho zigaragariza, ubundi umukino ugatera imbere, abana bakazamura impano zabo muri uno mukino wa box. Hakazaba harimo n'imikino yo gutera udupira, imikino imenyereye nk'iy'abakire, hockey, golf, bowling, imikino yo gutera udupira, abantu batera udupira tujugunya mu mwobo. Akaba rero ni imikino imenyereye nk'imikino y'abasirimu. Rero nayo azaba ari imikino igaragara muri no Kigali Universe, ndetse kandi azaba harimo na digital tennis, nayo ni imikino yo gukina udupira. Akaba ari imikino idasanzwe imenyerewe. Hazaba harimo gym zigezweho, izaba ifite ibikoresho bigezweho byiza cyane. Si ibyo gusa kandi hazaba harimo imikino iri nka za video games abantu bamenyereye, cyangwa se gukina ino mikino yo kuri ya computer. Noneho hazaba ari imikino myiza cyane iri programme, hazaba ari imikino itandukanye iri programme, cyangwa se bimeze nk'ibikinisho, harimo ibikinisho. Hazaba ndetse harimo n'umukino wa e-biking, kazaba ari umukino wo kunyonga igare, ariko igare rizaba ritavaho riri, ariko kabufitemo ukabashiramo umuhanda. Tubwe no umuhanda yatanze urugero ku muhanda wa Shyorongi, buryo ushobora kunyonga igare ukazamuka umuhanda wa Shyorongi utavuye aho uri, ariko ukaba uri kuri nyongo, ukaba uri kuzamukamo uwo muhanda. Rero ni ibintu bitamenyerewe, ndetse n'indi mikino itandukanye yo gushimisha abantu izaba birimo ibyicungo by'abana n'ibindi bitandukanye, byose byateganyijwe aha hantu, dore ko biteganyijwe ko aha hantu hashobora kuzajya hafite ubushobozi bwo kwakira abantu bageze ku 1000 ubwo hazaba hamaze kuzura hose. Gusa ari Kigali Universe ntago izaba igizwe n'igice cy'imikino gusa, kuko abaje kwidagadura, abakenera kurya no kunywa, kuko bazaba baje kwishimisha no kuruhuka, gusangira n'inshuti n'abavandimwe, cyangwa se bafite gahunda nyinshi zitandukanye zabahuje ariko mu mujyi wo kwishimisha ndetse no kwidagadura. Rero ahangaha hazaba hateganyijwe kuba hakwakira abantu 1000 ko twabivuze, bityo bazaba bafite coffee shop, bafite resto bar ndetse n'ibindi bitandukanye byo byafasha abaje kwishimisha aho ngaho. Ndetse kandi hazaba harimo n'igice cya VVIP suite yateganyijwe kuba yakwakira abantu bakomeye batandukanye, bashobora kuba baza
kwifashisha ahangaha kugira ngo babe babasha kwakira guhura bakaganira kuri gahunda zabo zitandukanye. Iyi Kigali Universe bateganya gutangira kwakira abantu cyangwa se gufungura imiryango ku ikubitiro mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu, aho bateganya kwakira abakozi byibura 90 bazaba batanga customer care, bakira abakozi mu buryo bw'umwihariko butamenyerewe mu Rwanda, aho bavuga ko bateganya kuba bazajya batanga serivisi mu buryo bwo kwakira abakiriya mu buryo butamenyerewe mu gihugu. Hari umwihariko bateganyiriza abantu bazabasha bakazaba bafunguye cyangwa se bazaba bari kwakira ibijyanye n'imikino itandukanye, twavuga nka football, basketball, tennis, kuko ari byo bizaba biri mu myanya cyangwa se bizaba biri ku ikubitiro, bizaba byarangiye, ariko hazaba harimo n'igice cyo kwiyakira za coffee shop, resto bar, cyangwa se iduka ry'ibikoresho bya siporo, farumasi y'imiti ya siporo, ndetse barateganya no kuhashyira screen nini yo kwamamarizaho ya metero kare 50, akazaba ari screen kinini kizaba cyamamarizwaho n'ibintu bitandukanye muri uno mujyi cyangwa se byinshi bitandukanye byo kutangaza cyangwa se byo kumenyekanisha umujyi. Ikindi cyiciro rero kikaba nacyo giteganywa kuba kizafungurwa mu kwezi kwa karindwi kuno mwaka 2024, aho ibikorwa byose biteganyijwe ko bizaba birangiye, za gym ndetse n'ibindi bitandukanye, za video game n'ibindi bitandukanye byose bizaba ku musozo. N'izindi update rero tuzagenda tukomeza tuzibaha, dore ko abakunzi bacu bamwe batangiye kutwereka ko bakeneye amakuru yo kuri no Kigali Universe. Rero niba utari wakana subscribe none uwo mwanya wawe kugira ngo izo update zose zakomeza zikugeraho ku gihe. Wakoze kuba rebye ino video kugera ku musozo wayo, niba ukanda like, share, naho bye bye, ciao ciao.